nejejwe no kuba Imana idutije uyu mwanya ngo twongere tubane. Nimugoroba twarimo tuvuga kubana n'Imana, ukagira amahirwe yo kubana n'Imana uzi, kuko ntabwo ushobora kubana n'Imana utayizi. Iyo ubanye nayo utayizi birakugora, ari nayo mpamvu benshi bahura n'akabazo gatoya bakagwa, kuko bafashe Imana nk'aho ari Imana itakwemera ko ikibazo kikugeraho. Ariko hari n'abandi bafashe yuko, hari n'abandi nanone bagushwa n'ibisubizo bagize. Ariko kandi biba byiza iyo umukristo akuze akabana n'Imana mu bibazo, akabana n'Imana no mu bisubizo hose. Nagwe kaba umukristo utagushwa n'ibibazo kandi nanagushwe n'ibisubizo, kuko byose biragusha. Ubu rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu yarinda umuco akawucengeza no mube, ku mpamvu zo kugira ngo atazasazana agahinda. Ndabizi neza turaza gusoza munyumvishe. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Nabivuze nitwa Jean Baptiste Gahamanyi, ni karibu. Akenshi muzacunge igihugu, nta gihugu na kimwe, kereka wenda nimba bibaho ntazi kuko nagenze hake, kitagira minisiteri ishinzwe umuco. Kubera iki? Burya kugira ngo igihugu kigukoronize ntabwo ari ngombwa ko baza ngo batware abaturage, cyangwa ngo baze bashinga ibendera ryabo ngo bavuge ngo iki gihugu turagikolonije, ni koloni yacu. Ahubwo baraza bakabatwara umuco. Umuco bawutwaye bakabanduza uwabo, biba byarangiye yuko mwabaye abakoloni babo. Iyo umuco bawutwaye bakabaha uwabo, mukagira umuco utari uw'igihugu cy'iwanyu, muba mwarangije kuba bene gihugu bundi muco. Nubwo mugituye mu gihugu cyanyu, muba mwarangije kuba bene gihugu bundi muco. Murihangana, ibintu ndimo mbaganiriza ni ibintu nasengeye. Ni ukuri sinjya apfa na rimwe kuvuga ngo Imana yambwiye itambwiye. Ni ukuri ndabinginze munkurikire, ahari wenda turaza gukuramo icyifuzo twasengera. Kurinda umuco ukawucengeza no mu bawe, kugira ngo uzagire umugisha wo gusaza neza. Sindi buze kujya kure, ariko ndahamya ko abantu bari muri tuvuga ukuri hafi ya bose barengeje imyaka 30. 90% mushobora kuba murengeje imyaka 30, kandi nanone 80% mushobora kuba mumaze hafi imyaka 10 mu nzu y'Imana. Nimukurikirana uko mwatangiye umurimo w'Imana, mukarakurikirana ababakomokaho uburyo nabo bakora, muraza gusanga bihabanye. Muraza gusanga ibyo mwaziririzaga, ibyo mwitaga ibyaha, ibyo mwangaga kuvuga, ibyo mwirindaga, ibyo mwaziririzaga, amagambo mwavugaga musenga, amagambo mwavugaga mubwiriza, abarimo babyiruka siyo barimo bakoresha. Ni impamvu zo gutakaza umuco, ariko kandi bikanaduzanira ingaruka y'ahazaza yo kuzasaza nabi. Kubera iki? Nigeze kuganira n'umusaza umwe, ndamubaza ni muzehe, ni igiki cyagushimishije mu buzima bwawe? Arambwira ati nashimishijwe nuko narinze agakiza kanjye kuva ndi umusore kugeza igihe nsaziye. Ndamubaza ni igiki cyakubabaje? Ati nababajwe nuko abana banjye bose nta numwe wigeze wubahiriza umuco wanjye. Ndinze saza na gahinda, ati nzapfana umubabaro wuko abana banjye banduye umuco ntakuranye. Ibi bintu umusaza yavuze nanjye ubwanjye mbigirira ubwoba ko bishobora kuzambaho. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira azacamo, azarinda asaza atari yayiyoba. Iyo abantu bakuze bataye umuco, iki ndaza kukivugaho nyuma, iyo abantu bakuze bataye umuco, basi umuco uragatabwa n'abana bakuru babacyaye, ariko n'umwaku n'isoni n'urubwa ni ikintu kiburiwe ijambo kubona umusaza, umuntu ukuze umaze igihe mu nzu y'Imana wataye umuco. Iyo abantu rero bataye umuco, baba bataye n'ubwene gihugu bwabo. Imana nyiramahoro ndayinginze ifashe mu nyumvi, kuko ndumva ari mwebwe mfite ndimo nturagahinda numva mfite. Murakoze. Uru rubuga ruriho evangeliste Rubibi, mwarimu Emmanuel, mwarimu Mogize, evangeliste Joseline n'abandi benshi ngewe ntazi. Nitutemera ngo turwane ku muco, turwane ku buryo Imana ikorerwamo, Mana we, nitudahagarara ku muco ngo turwane muri iki gihugu cyacu, tumaze iminsi u Rwanda rwijihije umunsi wo kwibohora, ko rwibohoye rumaze imyaka 26 rwibohoye. U Rwanda shimishwa
nangazwa cyane n'ibintu bya politike ukuntu bo babiha agaciro, baribohoye babiha agaciro kugeza ubwo bumva batazongera kubohwa. Namwe twe twari twarabohowe, ariko mbona guha agaciro kubohorwa kwacu ngo tunatoza abana bacu, tunerekana imbaraga. Itorero rirahenze, twerekana aho twavuye n'abadukomokaho, n'abatera ikirenze aho tugikuye, n'abazaza baturutse muri twebwe, qu'est-ce que je peux dire, n'abana bato n'abo tubwiriza, tubereka inzira, bubaha batya, bavuga ijambo ry'Imana batya. Ibi nibivugirwa ku ruhimbi, aya magambo ntabwo yemewe, ntabwo ibingibi ari ubuhanuzi. Babigenza muri ubu buryo, mbona bigenda bitunanira, bizatugiraho ingaruka, bitume dusaza nabi. Kandi iyo abantu bataye umuco bagafata umuco w'abanyamahanga, Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo ako kanya Imana ubwayo irimuka. Iyo Imana ibonye abantu bataye umuco w'ubumana bagata umuco w'ubunyamwuka, ako kanya ibyo biha Imana uburenganzira bwo kwimuka, kuko abantu batoye umuco w'abanyamahanga. Uyu mutipe witwa Yesu, Yesu yari afite abajama 12 bagendanaga, harimo agakoboyi kitwa Yuda kamunaniye. Nimwumva ayo magambo, nimwumva ayo magambo yinjiye. Mwebwe ko mumaze igihe mu nzu y'Imana, ntabwo ari muri iyi myaka 5 ikurikiranye gutya mutangiye kumva amagambo nk'ayo ku ruhimbi. Umutipe witwa Yesu, umujama witwa Yuda, abakoboyi 12 bagendanaga na Yesu. Ibyo ntabwo mubyumvise vuba, mugira ngo se suguta umuco. Mwebwe murumva ari ibintu byoroshye. Bitangira buke buke, bitangira bibuze biza buke, bitangira biza buke. Twarakubiswe n'utugambo nk'utwo tuza. Yesu ni umutipe. Hari umuntu wigeze kubisenga abivuga mu isengesho turi mu giterane hepfo ahangaha mu karere ka Gisagara. Arasenga, imvura yari yakubye yenda kugwa, dufite igiterane, akora mu mifuka arasenga ngo Imana, uri umutipe kabisa, uri umutipe ni watwicisha imvura. Imana ni umutipe. Nimubona ibi bintu tugira ngo biroroshye, ibi bizatuma neza. Ari kintu ngundira leta ikurikirana umuntu wese ushatse gupfobya jenoside, igakurikirana umuntu wese ushatse kuzana amacakubiri mu banyarwanda. Nubwo waba uri inderekera gukurikirana, ariko umuntu ushaka gupfobya ubwami nta muntu umukurikirana. Nawe n'ababyeyi be niba mukurikirana, n'inshuti ze ziramureka, n'iki kindya nta gukurikirana. Umuntu ushaka gupfobya iby'ubwami ntakurikiranwa. Ari naho mbona ahubwo bamuha umwanya, ejo uzagaruke ntacyo, bakongera bakamutumira akaza kudupfobereza ubwami, akavuga ukuntu Imana ari umujyama, akavuga ukuntu Imana ari umutipe, ibigambo bidafite ikintu bimaze, akaza akavugiriza mu rusengero. Ubwami bwacu, kuza gupfobya ubwami bwacu ntawe ubukurikirana, nta polisi tugira, nta ribu, nta CID ntayo ikurikirana abantu bapfobeje ubwami bwacu. Ariko mwebwe nimukurikirana abana banyu, mubakundisha ubwami no kurakazwa n'abapfobeje ubu bwami. Kubera ko iyo twanduye umuco w'abanyamahanga, tukandura umuco w'andi mahanga, bituma Imana idutera umugongo. Kandi guterwa umugongo n'Imana, Imana ikagutera umugongo, biba bihaye uburenganzira Satani bwo kukwakira mu biganza. Alala, menyereza umwana inzira acamo, azarinda asaza atarayiyoba. Mwereka inzira. Kubera iki? Kuko Imana z'abanyamahanga, Mana we, Imana z'abanyamahanga zifite ubushobozi bwo kwisanisha n'Imana yacu, ariko Imana yacu yo nta bushobozi ifite bwo kwisanisha n'Imana z'abanyamahanga. Umuco w'abanyamahanga ufite ubushobozi bwo kwenda gusa no kwisanisha n'umuco w'Imana yacu, n'umuco w'igihugu cyacu. Ariko umuco w'igihugu twebwe turimo cyangwa tujyamo ntabwo ufite ubushobozi bwo kwisanisha n'abanyamahanga. Bivuge gute? Mbisobanuro. Bibiliya ivuga ngo na Satani ubwe ashobora kwihindura marayika w'umucyo, ashobora kwihindura nka marayika w'umucyo, ariko marayika w'umucyo nta bushobozi yagira bwo kwihindura nka Satani. Menyereza umwana inzira acamo, azarinda asaza atari yayo. Abisirayeli bigeze kwimurirwa mu gihugu cy'ubunyagano, kugeza ubwo abana babo bibagiwe ururimi rw'iwabo. Igihe burayo barakibagirwa, bakajya bakivuga bakizanga n'izindi ndimi. Nta yindi mpamvu bari barimukiye mu gihugu kitari kiwabo. Bayimukiye mu gihugu kitari kiwabo
biza gutuma n'ururimi rwabo barwibagirwa bakajya baruvangavanga n'izindi ndimi. Kandi nimusoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, muraza gusanga ukuntu urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyutse, nyuma barongera bararwubaka. Ariko barwubatse babwira abasaza bati muze murebe urusengero twarurangije twarwubatse, yari yaciyemo igihe kirekire rwarasenyutse nta rundi ruhari. Haciyemo igihe rero bubaka urundi rusengero bararwubaka rwari rwiza. Bahamagara abasaza bati muze murebe, ariko n'abana bari bahari. Abana barishima bati mbega urusengero rwiza, ariko abasaza bo mbere yo kwishima babanje kwinjiramo imbere ngo barebe urusengero ukuntu rumeze, barebe nimba ibyari mu rusengero rwa mbere aribyo biri no mu rusengero ruje rusimbura urwa mbere rwasenyutse. Bibiliya yanditsemo ngo abasaza binjiyemo basanze nta kintu gihari. Biza gutuma rero abasaza bo bararira, barizwa n'ukuntu urusengero rubonetse ariko nta mwimerere, rutameze nk'urwa mbere. Abana rero kuko batazi umwimerere urusengero rwa mbere, bo barimo baseka. Bibiliya yanditsemo ngo waturukaga kure ntiyashoboraga gutandukanya ijwi ry'ibyishimo n'ijwi ry'umubabaro, kuko abana bari bishimye bavuga bati ibihe byiza turabifite, dore umwuka ni ibihe byiza dufite, dore ububyutse. Ariko abazi ububyutse nyabwo, abigeze kubana n'Imana bya nyabyo, baravugaga bati ibi nta bihari, ni ubuyobe gusa, nta kintu dufite, nta kintu gihari. N'ubu ngubu muri iki gihe nuko nguko bimeze. Abazi ibya mbere, abazi umuco wa mbere, abazi ukuntu babanaga n'Imana, abazi ukuntu abanyetorero babanaga, ababizi ukuntu bimera, abazi umuco w'itorero, abazi ukuntu abantu babanaga, iyo barebye iki gihe baratangara bakavuga ati ejo hazaza nta kiza gihari. Ariko ndabinginze mwebwe mukiri bazima mumenyereza abana inzira bacamo, kandi namwe nimba arimo bataye umuco bakuze mwongere musubire inyuma mu butora, amahirwe aracyahari. Ndabashimiye ku mwanya mwamaye. Yesu abaha umugisha. Ndumva narekera ahangaha tugasenga. Ndagushimiye Mana y'icyubahiro ibera hose icyarimwe, ubugingo bwacu buhindure buzima. Bene data wongere dusubize ku isoko, tumenye umuco tuwutoze n'abana badukomokaho, abaza bagana aho turi tubatoza umuco, tudafite ubwoba yuko bashobora kuduseka, yuko turi inyuma mu mateka, turimo duhezwa inyuma n'amateka nta kizima dufite. Udushoboze gukunda gukiranuka no kubitoza abandi, kandi uze mu itorero muri rusange, ntabwo ari ADPR, ntabwo ari Restoration Zion, itorero muri rusange urihagarireho kuko riri mu ibanga. Umuntu wese umwigishe ko ari iminsi yo kubaho kwe mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nugumana natwe mbizi neza ko ntacyo tuzaba mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva nifuje kongera gusenga kandi turagushimiye Mana yacu, uri igitangaza, wabanye natwe mu minsi ya kera, waduhagazeho utugirira ibambe, tugirana ibihe byiza nawe, dufitanye amateka ahambaye. Warokoye ubugingo bwacu urupfu, cyari igihe kigoye, turabyibuka benshi twari twishwe n'ibyaha. Duhamagarira umurimo wawe turi kuwukora mu gihe kigoye. Abo duhagarara imbere baragoye, abo turirimbira baragoye, abo tuvugira ijambo ryawe imbere baragoye. Bibiliya kandi Pawulo aravuze ngo amatwi yabo azaba barya bashaka inyigisho z'ibinyoma, bazaba badashaka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uwiteka, ndagusabye duhagarareho natwe. Ndabona abari imbere bibananira, abavunitse dukorana umurimo w'Imana bacogora. Ndakwinginze niba nkugiriyeho umugisha, aya niyo mahirwe tugize yo kubona umwanya wo kumva ijambo ryawe no guterana na bene data. Umuntu wese umuhagarareho, n'udusige nk'imfubyi, ndabigusabye uduhagarareho Mukiza. Imbaraga z'umwuka wera zibe mu ruhande rwacu. Ndumva nkwinginze udushoboze kurinda umuco twasanze wari mwiza, wawuvuganiragamo natwe, ukadushima ibyiza twakoze, ukatunenga amanyanga twakoze, udafite isoni, udafite aho wacu, utadufitiye ubwoba. Nawe watinyaga, kandi n'ubu ntawe utinya, ahubwo twakugiye kure kugeza ku rugero tutumva ijwi ridushima ngo twumve n'ijwi ritugaya. Uwiteka, gumana natwe. Uriya muco wari muzima, uriya muco wari muzima, uriya muco wari mwiza. Umuco waburizaga amahoro abantu mu byaha, ku buryo umuntu abura amahoro. Umuco wazaga mu uriya muco turagukeneye. Uriya muco ntugaruke, tuwutoze n'abadukomokaho. Buriya twambaraga neza, buriya twumvaga ijambo ry'Imana neza, bitadusabye gutera nka morale, bitadusabye kuzana utuntu tudafite icyo tumariye abantu, bitadusabye kuvugira ibiteye isoni ku ruhimbi. Biriya byari byiza, biriya byari byiza, biriya byari byiza. Muco watumaga tuza imbere y'Imana duhinda imishyitsi, biriya byari byiza. Muco watumaga abanyamahanga bahinduka tutavuze.
tuvuze, bagakizwa nta jambo tuvuze, bagahinduka abakristo nta jambo tuvuze, bakareba imico yacu myiza bagahinduka, bakareba imbuto zikwiriye abihannye bagahinduka. Uwiteka udushoboze gusubira ku isoko no gusubizayo abana bacu. Niwemere ko dutambuka twenyine ngo urubyaro rwacu rusigare, byazatuma dusaza nabi. Uri muri tuvuga ukuri wese n'abadukomokaho, utwigishe gukiranuka no kubitoza abandi, bizatuma dusaza amahoro, dusaze twishimiye ko inyuma yacu hasigaye abandi bazatoza abandi gukiranuka. Urakoze, uhabwe icyubahiro. Nibe twari dushoboye kuvuga, umwuka w'Imana aherekeze ijambo ry'Imana, arishorere mu mitima yacu turyumve neza. Nanjye urivuza ndacyari umunyantege nke, manza amaso kwikiranuka indusha imbaraga. Nugumana nanjye mbizi neza ko ntacyo nzaba, mu izina rya Yesu, amen.